tuzamure ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Naye mbasaba tuzamure ibiganza duhereze Imana. Elayono turashimira Imana uyu munsi dusoza icyumweru cy'amashimwe mu kwa mbere. Natwe twabaye bamwe bavuga ngo ntitwacika ngo tudashimye Imana. Amen. Turashimira Imana cyane. Gusa mbere ko dutangira reka dutumire abantu babaye muri Elayono, kuko aho turi hari abatubanjirije. Abantu bose babaye muri Elayono ya kera, imyaka igiye itambutse ishize, buri muntu wese uri hano warimbye muri Elayono tumutumire dufatanye gushima. Batambuke rwose, abantu barimbye muri Elayono bose bahari batambuke. Naona ko ari benshi, turabishimiye cyane. Twongere Imana amashyi ku bw'aba bantu. Ikindi twishimiye kandi kurarika ababyeyi bacu Pastor Peter na Fanny baduhagarariye, turabakunda cyane, bazi nabo dufatanye gushima. Ikindi turasoma ijambo ry'Imana muri Zaburi 111 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Soma ijambo ry'Imana, handitse ngo nzashimisha Uwiteka umutima wanjye wose mu rukiko rw'abatunganye no mu iteraniro ryabo. Imirimo Uwiteka yakoze irakomeye, irondorwa n'abayishimira bose. Umurimo akora ni icyubahiro n'ubwiza, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Amen. Haleluya. Twomere Imana amashyi cyane kubw'ano jambo. Ishimwe ryacu cyane rikubiye ku murongo wa 2, uravuga ngo imirimo Uwiteka yakoze irakomeye, irondorwa n'abayishimira bose. Amen. Nka Elayono, imirimo Imana yakoze ku murimo wayo ku buzima bwacu irakomeye, turayishimiye cyane. Twumvise tutacikanywa n'iyi gahunda yo gushima Imana muri kuno kwezi kwa mbere. Turashima Imana cyane kubw'imirimo itangaje Imana yakoze. Ikindi turashimira Imana cyane kubw'umushumba wacu, Imana imuhe umugisha, tumukomere amashyi. Ishimwe ryacu cyane, twagize ibihe bikomeye umwaka uyu nguyu ushize, biza kugeraho Elayono isa nivuyeho, twongera gutangira mu kwezi kwa 6. Umwaka wagiye kurangira mu kwa 12, Imana yadukubye inshuro 4. Turashimira Imana ko yatwaguye. Icyo gihe byari bigoye ari bake cyane, ariko Imana yaratwaguye, turayishimye cyane. Ikindi jya nkunda jaride, sinzi namwe nimba ari uko, jaride y'indabo. Iyo indabo zakuze abantu barahifotoreza ukabona ni byiza cyane, haba hasa neza. Ariko hari pepenyeri za ndabo zinarizwamo, bakazuhira zigakura, nyuma zikazaba nziza. Dushima Imana cyane kubw'iyereko ry'umushumba ko yabonye ko dukeneye ahantu ho kurererwa nk'abajene, tugakura dukunda Imana, dukunda gusenga. Murabona niyo mpamvu twatumiye abayibayemo. Ni abavugabutumwa murabazi, bayobora gahunda, bigisha ijambo ry'Imana, ni abaririmbyi muri worship team. Dushima Imana cyane ko natwe dufite ahantu ho kurererwa, turi gukurira. Dushimiye umushumba cyane n'abafatanije bose, Imana ibahe umugisha mwinshi ko mwadutekerejeho mukabona ko dukeneye ahantu ho gukurira, kurererwa. Imana ibahe umugisha. Ikindi kubw'imirimo Imana yakoze, imirimo Imana yakoze irakomeye. Ntabwo twanze kuza mu nzu y'Imana imbokoboko gusa, twitegereje ubushobozi bwacu bukeya Imana yaduhaye. Imana biga ibyo ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Turareba turabaza twatanga iki mu nzu y'Imana. Twitegereje uzi cyane
haleluya. Tukomere Imana amashyi cyane. Turaza gusaba umushumba wacu maze gutambuka badufatire n'ifoto. Ababyeyi bacu bazi mu gihe bayifungura. Amen. Ufite amatsiko nkanjye? Yego. Twaritegereje mu nzu y'Imana dusanga karakajyamo mikoro. Twararebye tubona kateguriye imyanya 5 ariko harimo mikoro 3. Twanze mu nzu y'Imana kwagaragara icyuho. Izindi 2 natwe nkaye na yone. Bakwiye kujyamo mikoro mu izina rya Yesu. Haleluya. Dutanze mikoro 2 mu nzu y'Imana. Nishimwe by'uko Imana yabanye natwe. Haleluya. 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 Amen. Tugiye kurimbira Imana ni indirimbo y'amashimwe ivuga ngo uri Imana, uri Imana, uri Imana koko, uri Imana nyamana, uri Imana ikomeye cyane. Katubasabe kudufashe namwe mabake dufatanye dushime Imana muri iyo ndirimbo uvuga ngo uri Imana ikomeye cyane. Uvuga ngo iyo atabawe mwami wanjye simba nyiri muri iyi si, ariko mwami wabanye nanjye urandinda. Reka tusabe iteraniro ryose dufatanye gushima. Wibuke imirimo Imana yakoze. Uvuge ngo iyo atabawe mwami uyu munsi simba nyiriho, ariko mwami ndiho ndagushima. Yatabawe
haleluya kuba nyiriho mwami wawe suko nakoze ibyiza suko nakoze ibyiza si imbaraga zanjye ayiwe ni kubw'imbabazi zawe kuba nyiriho mwami wanjye we suko nakoze ibyiza si kubw'imbaraga zanjye ayiwe ni kubw'imbabazi zawe hari aho twari turi mu kigero kimwe bamaze kuva muri abakuru n'abato yemwe mu bimenye bagiye batabishaka hari abo twari turi mu kigero kimwe bamaze kuva muri abakuru n'abato yemwe mu bimenye bagiye batabishaka yaba atari wowe simba nkiriho ubu mba narapfuye yaba atari wowe ahanjyewe ubu ni haba hakiri uri Mana nyamana uri cyane Imana ikomeye cyane ziri Imana uko ushoboye haleluya none se vuga iki kuri Imana nzima Imana ishobora byose Imana yumva gusenga kwanjye we ikumva amaganya yanjye none se vuga iki kuri Imana nzima Imana ishobora byose Imana yumva gusenga kwanjye we ikumva amaganya yanjye wagiye ungirira neza mwami mukiza we nabonye ukuboko kwawe yaba atari wowe ahanjye we ubu ni haba hakiri wagiye ungirira neza mwami mukiza we nabonye ukuboko kwawe yaba atari wowe ahanjye we ubu ni haba hakiri uri Mana uri Mana uri Mana uri Mana nyamana uri Mana 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 ikomeye cyane uri Mana nyamana uri Mana uri Mana uri Mana nyamana uri Mana 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 ikomeye cyane mubakomera amashyi basubira mu mwanya yabo.